Ese wari uzi ko constipation ku mugore utwite ishobora gutuma yumva atameze neza umunsi wose ndetse rimwe na rimwe ikamubuza no gusinzira neza? Hari abagore benshi batwita bakagira constipation ariko bakagira ngo ni ibintu bisanzwe ku buryo bibwira ko bidakwiye kubyivuza. Muri iki kiganiro tugiye gusobanura neza constipation ku mugore utwite icyo ari cyo, tuvuga impamvu ibaho cyane mu gihe cyo gutwita, ibimenyetso byayo, tuganire ku buryo wayirinda, tugaruke no ku gihe umugore akwiye kujya kwa muganga. Hari igihe umugore ajya ku musarani akituma bigoranye cyane cyangwa kumva atarangije neza ariko umwanda usigayemo ukanga gusohoka. Icyo gihe ibyo byose bibarirwa muri constipation. Ikintu cyiza ni uko hari uburyo bwinshi bwafasha kugabanya cyangwa se kwirinda constipation mu gihe cyo gutwita. Ibi byose turabigarukaho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Komeza kubana natwe mu kiganiro kugera ku musozo, uraza gusobanukirwa ibintu bitandukanye benshi batazi kuri constipation mu gihe cyo gutwita, umenye ibyo wakorera mu rugo iwawe uyirwanya cyangwa se uyirinda, umenye neza n'igihe ukwiye kujya kwa muganga. Njye tugiye kubana muri kino kiganiro, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nitwa Miriam. Ubusanzwe constipation ni ikibazo cyo kutituma cyangwa se umuntu akituma bigoranye. Iki gihe usanga abagore benshi bavuga ko bumva indi barya cyangwa se bakumva iremereye, kikaba ari kimwe mu bibazo bikunze kubaho mu gihe umugore atwite. Hari abagore bamwe batangira kugira constipation mu mezi ya mbere y'inda, abandi hagati mu gutwita, abandi bakayigira bageze hafi yo kubyara. Ariko se kuki abagore batwite bakunda kurwara constipation? Nibyo tugiye gusobanura. Mu gihe cyo gutwita, umubiri w'umugore uhindura byinshi cyane. Hari nk'imisemburo yiyongera cyane, urugero rwa mbere ni umusemburo witwa progesterone. Ubusanzwe uyu musemburo ufasha inda gufata umwana neza, ukanatuma umubiri uhinduka uko bikenewe. Ariko kandi ikinyuranyo kizamwo muri icyo gihe ni uko bishobora gutuma amara agenda buhoro. Iyo amara agenda buhoro, imyanda imara igihe kinini mu mara, amazi menshi akayikamukamo, maze umugore agatangira kwituma bigoranye. Niyo mpamvu umugore utwite ashobora kumva inda ikomeye cyangwa se akajya ku musarane bigoranye cyane. Ikindi gitera abagore batwite kugira constipation ni imiti imwe n'imwe bahabwa nk'abagore batwite, urugero ni nka vitamine cyangwa inyunganiramirire zitandukanye ndetse na iron. Iron ni nziza cyane kuko ifasha kongera amaraso, ikarinda anemi kandi ikanafasha umwana gukura neza. Ariko rimwe na rimwe iron ishobora gutera constipation cyangwa se umugore akituma bigoranye cyane. Ibi ngibi ariko biba kuri bamwe, ntabwo ari ku bagore bose. Ariko se n'iki kindi gishobora gutuma constipation iba ikibazo gikomeye ku mugore utwite? Iyindi kuri itangira gukandamara, maze bigatuma imyanda itagenda neza cyangwa umugore akumva ahora aremerewe. Hari n'abagore bamwe batwita maze bakagabanya kunywa amazi cyangwa ntibarye ibiribwa birimo fibre zihagije, maze bigatuma constipation yiyongera. Fibre ziboneka cyane mu mboga n'imbuto, mu bishyimbo, mu binyampeke n'ibindi biribwa byuzuye. Iyo umugore adakunda kubirya, amara ashobora gukora nabi maze bigatuma yituma bigoranye. Reka turebere hamwe ibimenyetso byerekana ko constipation yatangiye kuba ikibazo gikomeye. Hari igihe constipation iba yoroheje ariko hari n'igihe ishobora gukomera cyane. Ibimenyetso bishobora kubigaragaza harimo kutituma iminsi 3 cyangwa se irenga, kugira ububabare igihe cyo kwituma, kubyimba kw'inda, kumva inda iremereye birenze cyangwa se umugore yanituma umwanda ukaza ukomeye cyane. Hari kandi n'abagore bamwe bagira ibikomere mu kibuno kubera kwituma bigoranye cyangwa se bakwihanagura bakabona amaraso make nyuma yo kwituma, biba byatewe no gukomereka aho umwanda usohokera. Abantu benshi bibaza niba constipation ishobora kugira ingaruka ku mwana uri mu nda. Mu buryo busanzwe, constipation ntabwo ihita yangiza umwana direct, ariko ishobora gutuma umubyeyi atamererwa neza, akabura apeti cyangwa akagira ububabare bukabije, kandi iyo umugore atarya neza cyangwa agahora arwaye, bishobora kugira ingaruka ku buzima bwe bwite ndetse no ku buzima bw'umwana uri mu nda. Kandi ikindi, constipation ishobora gutuma umugore agira ikibazo cya hemorrhoide,
ugasanga imitsi y'aho yitumira yarabyimbye kubera presiyo nyinshi mu kwikanira guhoraho. None se umugore utwite yakora iki ngo constipation igabanuke mu gihe ayirwaye? Icya mbere ni uko umugore utwite aba agomba kunywa amazi menshi ariko buhoro buhoro umunsi wose. Icya kabiri ni ukurya imboga n'imbuto bihagije nk'ibishyimbo, uburo cyangwa se ibindi binyampeke byuzuye. Icya gatatu ni ugukora imyitozo yoroheje cyangwa se kugenda gake gake n'amaguru ku mbaraga afite. Reka tuvuge ku kintu abagore benshi bakora nyamara kigatuma constipation irushaho gukomera. Urugero ni nko kwihutira kunywa imiti yose bumvise cyangwa se ibintu bya gakondo. Ikiriho ni uko iyo miti iba idafite umutekano uhagije ku mugore utwite kuko itera ingaruka zihuse ku mwana uri mu nda. Niyo mpamvu umugore utwite aba atagomba kunywa imiti uko yishakiye atabyemerewe na muganga. Kandi igihe cyose umugore amaze iminsi myinshi cyane kwituma byanga cyangwa wabara mu nda akanaruka, rimwe na rimwe yakwihanagura akabona amaraso, aba agomba kwihutira kujya kwa muganga kuko hari igihe byatera infection cyangwa ikindi kibazo gikomeye. Gusa ariko ikintu cya nyuma umugore utwite akwiye kumenya ni uko constipation ari ikibazo gisanzwe ku bagore benshi batwite, ariko ntibivuze ko aba agomba kutabyivuza cyangwa kutabirwanya by'umwihariko, kubera ko ubuzima bw'umubyeyi bugira uruhare rukomeye ku buzima bw'umwana uri mu nda. Muri rusange constipation ni ikibazo gikunze kubaho ku bagore benshi batwite kubera impamvu ziba mu mubiri igihe cyo gutwita. Nubwo akenshi iba ikibazo gisanzwe, ntabwo bivuze ko umugore aba agomba kuyihorana cyangwa ngo afate imiti yose abonye atabanje kugisha inama abaganga. Icyo umugore utwite wese agomba kwimenyereza gukora nk'uko twabibonye haruguru ni ukunywa amazi ahagije, kurya imboga n'imbuto, gukora muvoma cyangwa se kugenda gake gake n'amaguru no gukurikiza inama za muganga. Aba agomba kandi kwirinda kunywa imiti atazi igihe cyose atabiherewe uburenganzira na muganga. Naho mu gihe constipation ikabije, umugore arengeje nk'iminsi 3 atituma, afite ububabare bukabije cyangwa se azana amaraso igihe cyo kwituma, ni ngombwa kubonana na muganga by'umwihariko maze agafashwa byisumbuyeho. Ikintu cy'ingenzi ni ukwibuka ko kwita ku buzima bw'umubyeyi bifasha no kurinda ubuzima bw'umwana uri mu nda. Niba iki kiganiro hari icyo kigufashije cyangwa hakaba hari icyo wungutse uyu munsi, ushobora kugisangiza abandi kugira ngo nabo babyungukiremo. Kandi niba hari indi ngingo y'ubuzima bwo gutwita cyangwa se ubuzima muri rusange wifuza ko twaganiraho, watwandikira muri komenti cyangwa se kuri nimero ya WhatsApp ubona hasi muri description. Aha hari kuri Tubiganireho TV, aho tuganirira ku buzima mu buryo bworoshye kandi busobanutse ku bantu bose. Ntuzacikwe n'ibiganiro byacu by'ubutaha. Ndagushimiye. Mugire amahoro naho ubutaha. Ndagukangurira gukora like kuko ni ingenzi cyane, ukore subscribe, ukore kukazogera kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro.